inzira y'umukiranutsi izasigara. Ni nayo mpamvu tw'ibintu duvuga n'ibyo dukora n'imyitwarire yacu abafilozofi babigenzuye babona ntaho dutandukaniye n'abasazi. Umuntu utarapfa rero iyo arebye ibyo tubamo abona tumeze nk'abasazi, ariko uwamaze gupfa iyo abikora arabifiringa, kuko twebwe twarapfuye turenga isi y'ibigaragara twinjira mu isi bitagaragara. Kuba icyaremwe gishya ni ugutandukana n'igisekuru cy'iwanyu. Imana ntabwo yakubyara ngo ikurekere izina ryawe bwite, kuko nta zina ritagira dosiye. Gukizwa nta muntu ubibasha, nta muntu ushobora agakiza niko gashobora umuntu. Umva impamvu byitwa amateraniro. Ubu ni amateraniro angahe si rimwe mureba? Ariko si kuki byiswe amateraniro? Amateraniro abaho ubundi ni atatu, ariko ndavuga abiri. Dore irya mbere. None iyo utizerwa rero nawe ubika, kuko nawe ubizi ko Imana itakwizera. Ikintu cyose ugiye gukora urabanza ukajya kubaza. Wasengeye amafaranga y'ubucuruzi irayaguha, ariko se none se Imana njye muri dodo, njye mu myenda, njye mu makanzu, njye he? Ndibwira abashyitsi mwumvishe ko mushumba ni inshuti yanjye cyane kandi ya kera, tumaranye igihe kinini. Amen. Amazina yanjye nitwa Niyongira Vincent. Ndubatse, mfite umudamu n'abana, nkaba nkorera umurimo w'Imana mu itorero ryitwa Glory to God Temple rikora hano Kicukiro Centre. Imana iduhana umugisha. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana riboneka mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye ab'Ikorinto igice cya 5 umurongo wa 16 ndetse n'uwa 17. Rwa kabiri rw'ab'Ikorinto igice ni cya 5 umurongo wa 16 turasoma na 17. Dusome. Haranditse ngo nicyo gituma uhereye none tutazagira udutekereza dukurikije amasekuruza, nubwo ariko twatekerezaga Kristo, ariko noneho ntitukimutekereza dutyo. Umuntu wese yari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Amen. Twongereho igitabo cya kabiri cy'abami, cya mbere cy'abami, igitabo cya mbere cy'abami igice cya 17. Dusome umurongo wa 3 ndetse n'uwa 4, twumve icyo Imana ivuganye natwe muri uno mugoroba, hanyuma dusenge. Cya mbere cy'abami 17 umurongo wawo wa 3 wa 4. Haranditse ngo va hano ugende werekeye urasurazuba, wihishe uruhande rw'akagezi kitwa Kereti ahateganye na Yorodani, uzajya unywa amazi yako, kandi ntegetse ibikona kujya bikugaburirayo. Amen. Tuganire ijambo ry'Imana rifite insanganyamatsiko ivuga ngo inzira y'umukiranutsi izasigara. Inzira y'umukiranutsi izasigara. Abari gusoma Umwuka Wera n'abasura bagenderere, bafunge Bibiliya, hanyuma twumve icyo Imana ivuganye natwe. Murakoze. Ambanje gushimira Imana ko ngarutse hano, kandi nge ndabona hari ibintu byaje bishyashya shingiye ukuntu bwashize twari turaha. Uwiteka abaha umugisha kandi akomeze kuwegeza imbere mu izina rya Yesu. Nza nitegereza, urumva ntago nabura kwitegereza kureba ko umunywanyi wanjye Imana irimo igenda imwagura.
Ijambo ry'Imana dusomye mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye ab'Ikorinto. Haleluya. Ijambo Pawulo yaryandikiye ab'Ikorinto ndumashaka kuvuga bintu bikeya, sinza kuvuga ku mateka y'iki gitabo cy'ab'Ikorinto, ariko ndashaka kuvuga ijambo yavuze ngo nicyo gituma uhereye none tutazagira uwo dutekereza ko dukurikije amasekuruza y'iwabo nk'uko twabitekerezaga kuri Kristo. Cyatumaga Kristo bamutekerezaga nka mwene Mariya na Yosefu, nuko Kristo avuka yavutse ari umuntu 100% kandi ari Imana 100%. Bigatuma rero umubonye wese avuga ngo ni Yesu kwa Yosefu na Mariya. Ariko amaze gupfa yiyambuye umubiri upfa, asigaranye ubumana gusa. Kuri ubu ntawe usenga avuga ngo ndahamagara Yesu mwene Yosefu na Mariya, turavuga Kristo umwana w'intama w'Imana. Amen. Ibi bivuze iki? Biravuze ngo natwe abakijijwe, yego abakijijwe ntabwo tubarirwa mu bisekuru byo kwa basogokuruza. 17 avuze ngo kuko umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu abaye icyaremwe gisha. Munyumve neza, mutandukanye kuba no guhinduka. Haranavuga ngo bahindutse ibyare, no. Guhinduka no kuba ni inshinga ebyiri zitandukanye. Urugero, urusengero muramutse murusenye mukabati duhindura igisenge kandi twigize hirya twagure, mugasenya neza amatafari namenagurike, mukagura mukazamura igisenge mukagihindura, ntabwo urusengero mufite ruba urusengero rushya, ruba urusengero runini ariko mwahinduye. Kubera iki? Rwubakishijwe n'ubundi n'ibikoresho byahoze byubatse urutoye, rurahindutse ariko nirubaye rushya. Mushaka kubaka rushya nuko mwasenya na pavoma, mugashaka imashini igaterura byose ikajugunya hirya iri, mugatangiza ibikoresho bishya, amarangi mashya, mbese ikintu cyose kikaba ari gishya. Nibwo mwubatse urusengero rushya, kuko nta gishaje kigize ute kirimo. Kuba icyaremwe gishya nugupfa ukongera ukazuka. Iyo utarapfa ubu utaraba icyaremwe gishya. Ni nayo mpamvu twe ibintu duvuga n'ibyo dukora n'imyitwarire yacu abafilozofi babigenzuye babona ntaho dutandukaniye n'abasazi. Nimurebe ukuntu mwicaye mukanya muratura, ayo mutura ntajya ku gipande, si ikipine ngo tuzagabana umwaka ushize, oya. Tuzanabyara ngo tuyakoremo tuguhembe, tuzanarwara ngo tuyakoremo tugusure, oya. Kandi wataha ngo nabuze minerivare, wayajyanye hese, kuki wayatanze? Washyiramo ubwenge yabona ko ufite ikibazo. Kabiri, ngo tugiye gutera rengo 6 ngo ya 7 ngo dayimoni iriruka, papa zikarangira. Ukubonye atanu yaguseka bikomeye, none se kuziteye habaye iki? Ati tugiye gusirimba, ukikanga makazuga byina pe ibyunzwe bikaza, ugashaka ikintu baguhemba tukakibura. Umuntu utarapfa rero yarebye ibyo tubamo abona tumeze nk'abasasa, ariko uwamaze gupfa iyo abikora arabifiringa, kuko twebwe ntabwo turwanira ibigaragara, oya
ibigaragara twinjiye mu isi bitagaragara. Nicyo cyatumye Pawulo yandikira Abefeso avuga uko twebwe intwaro zacu zitameze nk'iz'abantu, ngo ntabwo tugenda nkabo, ngiyo tunarwana nta nubwo turwana nk'abantu, ngo kuko intwaro zacu ngo zifata ibiri mu mitima tukabigomorera nde Kristo. Twebwe ntabwo turwana intambara imena amaraso, ahubwo turwana intambara ifata mpiri tukayipangira Kristo ibyari mu mitima. Ariko ndaneze sifa kwa Mungu. Kuba icyaremwe gishya ni ugutandukana n'igisekuru cy'iwanyu. Uyu muntu abaye icyaremwe gishya, uwabaye icyaremwe, nyumva neza, biragoye kumuroga. Biragoye. Umva impamvu bigoye. Yohana yanditse avuga ngo icyakora bamwemeye bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana. Iyo ubyaye umwana umwita izina, cyangwa nundi uri kwita, nundi ukwitira umwana izina. Umwana wawe ninde umwita izina? None se ukeka ko Imana yakubyara ikagendera ku izina rya so na nyoko? Ikwita iryayo. Ibyahishwe Yohana 2:17 haravuga ngo uneshe nzamuha kuri Imana irahishwe, ngo muhe n'ibuye ryanditsweho izina ritigeze kumenywa n'umuntu uwo ari we wese keretse uri hawe. Bivuze ngo ukimara kubyarwa n'Imana ikwita izina isi idafite, isi itazi, abakonikoni batamenya, umugore we atazi, umugabo atazi, umuvandimwe atazi, uziranyeho n'Imana gusa. Niyo mpamvu bajya kugushikisha bakajyana niyo Nyiravensa ku mupfumu. Umupfumu yagushika mu mazi kavuga ati ndabona umuntu uzanye yarapfuye. Tironge niyo Nyiravensa nibyarwa nanuza nti nukuri kose namushize yapfuye. Reka nimuseze Kimironko yewe indagusinyemeza ko yagize ate yapfuye. Tisubiza murebe akongera agakubita agahamagara niyo Nyiravensa wo kwa Samvura private, kandi bene uwo niyo Nyiravensa yapfuye kera abyarwa n'iki n'Imana. Imana imwita irindi izina. Umupfumu ntabwo arishikira ni ariko ndanezerewe. Abanyumvise batere haleluya. Umva uko Pawulo yandikiye Abakolosayi 3 avuze ngo mwazuranye na Kristo, mwapfanye nawe muzukana, mwicara mu ijuru mu buryo bw'iki bw'umwuka. Ubwo niba uri mu ijuru umuntu uko utuye muri Nigeria aragukura bikunde. Gutese yafata tese arahamagara amazina yo kwa so na sogokuru wawe, kandi wavuyeyo kera ujya ahandi. Ari gushaka Mariya kandi ku mwana witwa Kefa. Gusa urumva Mariya na Kefa biri buregwe. Ndaguze irashaka Mariya zisange Mariya yarapfuye kandi Kefa ni uriwe. Ntibikunda. Erega ntabwo Imana ntabwo yakubyara ngo ikurekere izina ryawe bwite, kuko nta zina ritagira dosiye. Izina ryose rigira dosiye mu isi. Nukuri ko Imana buri zina ryose rigira dosiye. Imana ikubyara ikwita izina ritagira dosiye ikagukurikirana. Ariko baje gusenga batere haleluya. Bene uyu muntu wabaye icyaremwe gishya inzira ye izasigara. Amapfa azatera iyi izasigara. Nyumva neza, kugira ngo ube icyaremwe gishya bisaba gukizwa. Gukizwa bituruka ku gakiza. Agakiza, ijambo ryitwa agakiza ni rinini, warivuga nk'amezi 6 utanarimara. Agakiza mu bintu byinshi gakora. Reka mvuge ibintu bibiri. Agakiza cya mbere gakora, inzira unyuzemo ujya kureba umwami Yesu ntiwemerewe kuyisubizamo.
umva ijambo rivuga abashumba n'abanyabwenge babonye inyenyeri bahita bamenya ko uwo mwana avutse atandukanye n'abandi bana bose, bajya kumuramya. Ngo bamaze kumutura amaturo, Yosefu nawe ati muramenye ntimusubize inzira mwageze ute, kuko Herode abategeye hehe. Kabiri, kamabwire itangaje, burya nubona umuntu kurwanya ntuzamurenganye, uwo si umunyabwenge, ni umupfapfa. Umunyabwenge ntarwanya inyenyeri y'umuntu, arayishyigikira. Gende sicyo ngendere. Kabiri, ikintu agakiza gakora, ikanzu agakiza kakwambushye urinda upfa utayisubijemo. Yosefu ari kwa Potifari, umugore wa Potifari amuhamagara mu cyumba yambaye ikanzu yadodewe na se, aravuga ati turyamane. Agakiza karamubwira ati ntibishoboka, emera wiyambure ikanzu uyihamusigire ugende, ikizaba kizaba, ariko uramenye ntuntakaze. Yiyambura ikanzu kubw'agakiza. Yosefu yarenze apfa atongeye gurana ya kanzu. Ikintu uretse kubera agakiza ukwiye gupfa utagisubiyemo. Ikintu waretse, ikintu watuye bwa mbere, uwakira umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ukwiye kurinda upfa udasubije mu iyo kanzu wambuye. None uyambura mu gitondo saa yine ukayisubizamo. Gakiza kuba icyaremwe gishya birasaba gukizwa. Kamabwire gukizwa, kamaganize neza. Aleluya. Gukizwa, gukizwa ni ibintu kuvuga ingingo eshanu, ariko navuga nk'ebyiri. Gukizwa icyambere ni ukuba uri kugenda gutya ugana ahanyuma ugahindukira, ukareka iyo wajyaga ugafata ikindi, aho uteye umugongo ntukebuke, ntiwemere gusubirayo. Yesu mwuka ijambo yavuze ngo iyi nzira munyure mu irembo rigize ute, muzi ikintu bivuze. Burya iyo uhemutse wayitangiye inzira uri kugenda ugasubira inyuma, iyi nzira ntabwo wabisikana. Ni inzira imwe igororotse, ntihabamo kubisikana. Niyo mpamvu iyo ukase usubira inyuma ugusha benshi, kuko irafunganye. Kugira ngo usubire inyuma birasaba kugira aho utaza. Nta muntu ujya ugwa ngo abure abantu agusha. Kubera iki? Usubira inyuma nyine, kandi mu nzira ifunganye. Wakabaye uki umaramaje kamambaya wanapfa ugapfa ukomeza imbere. Ntambwe ya mbere yo gukizwa ni uguhindukira. Wamara guhindukira ntugumaho, ugatera indi ya kabiri yitwa guhinduka. Ugahindukira ariko ukanahinduka. Niba mumaze no gukizwa, ubugingo, umwuka n'umubiri birarindwe, ntibigibweho n'iki n'umugayo. Pana baravuga ngo agakiza kaba mu mutima, kirazira ntabwo kaba mu mutima. Agakiza kaba imbere n'inyuma, ku buryo ukubonye wese amenya ko uri uwa Kristo, n'isi yakureba ikamenya ko utari uw'isi, uri umuturage w'ijuru. Ko niko guhindukira. Mbibutse ko guhindukira, kugira ngo unyumve neza, ni uguhindura umukoresha. Uyu akaba yari umukoresha wanjye, nkamubwira nti ngewe kontara tuyice burundu, tuyice. Umve n'igipande cy'akazi twara, n'ikarita twara, nabonye undi boss, ku buryo ugenda nta kantu na kamwe katuma kujyana mu rukiko. None warimutse ariko wimukana ikarita ye.
warimutse ugira ibindi ugarukana. Kontra y'abandi nubwo wayisheshe hari ibintu wavanyeyo, aracyagufite uruhari. Niyo mpamvu ikirere cyawe aragikontora akagifata. Ufite icyangombwa wavanye mu bundi bwami, gitakaze wimuka ujya mu kindi kirere. Va ku mupaka, we guhagarara ku mupaka w'i Burundi ngo umuntu ubona umurundi uvuga ikirundi, n'ubona umunyarwanda uvuga ikinyarwanda, mesa kamwe ugira ubwenegihugu bumwe. Kira bumwe. Nyumva neza. Kandi mbibutse ko abagabo bombi barabata. Satani arabata n'Imana irabata. Soma Baroma 6:18. Hari amagambo avuga ngo nkuko mwari mwafataga imibiri yanyu mukayigira imbata y'ibyaha, ubwo mwamaze kwizera umwami wacu muhinduka imbata zo gukira nuka. Niba warafataga amasaha 12 mu kabari, ukwiye kuyagira uri mu rusengero, uri imbere y'Imana, uri mu cyumbi wawe wicaye usenga, ukaba imbata yo kubaha Imana. Umva ikiranga imbata. Kanihute nkubwire ibintu bitatu biranga imbata. Icyambere mu Bisirayeli iyo bashakaga imbata, wajyaga mu isoko kuyigura, kavuga ati nshingiye ku mirimo mfite iwanjye bisaba imbata ifite imba. Muri abagabo bombi ndahitamo uyu nguyu, niwe washobora kujya ute akazi. Ntinangaye mugacirikanwa, ukishyura kashe zawe, ukamutaha abaye imbata yawe. Kristo ntabwo yigeze adushimuta. Shamwe kuko twacungujwe amaraso y'igiciro, yatuguza amaraso kugira ngo duhinduke imbata. Ntabwo yigeze ene pardadorema rawaki pavo mene mandigara shari wibene moekae dopima. Ntabwo Yesu yigeze adushimuta, yaducunguje amaraso ye y'igiciro ayatugura. Ntabwo tukiri abacu, turi aba Kristo. Ikimenyetso cya kabiri, wayigezaga iwawe ukayishyiraho ikimenyetso, ukayikubita iherena hano kugira ngo nijya kwa Eduard atazayibenguka ngo ni imbata y'insora. Akavuga ati uri imbata nziza ariko ufite ikimenyetso, ufite wakuguze. Gakatira kwa Batista ati Batista, akavuga ati mbega imbata niyo kwa runaka ifite iki ntawayirambagiza nubwo ari nziza, hari ikimenyetso kigaragaza ko yafashwe. Nicyo gituma abakristo mvuga ijambo ry'Imana rivuga mu Efeso 1:10, haravuga ngo namwe yabashyizeho ikimenyetso cy'Umwuka Wera ndetse n'icy'amaraso. Impamvu hindagurika nuko nta kimenyetso ufite. Umukobwa ufite ikimenyetso abisi baramureba bakamutinya, umugabo ufite ikimenyetso isi iramutinya, umubyeyi ufite ikimenyetso isi iramumenya. Mumenya ntibigombera kubivuga. Hari ikimenyetso gisobanura ko wafashwe, ariko kuko ari ntacyo, nicyo gituma urambagizwa na byose. Sira gukurura, Satani akataka, dayimoni zigakurura, kuko ntugira shobuja. Gatatu, rw'imbata yibwiraga ibya shebuja. Ukuva mu gitondo bya nimugoroba gore yibwira ati databuja kugira ngo ngabire, uyu munsi ndamuhimbira umuvugo. Ndavuga ko afite amatwi meza, avuga neza, agahimba iki umuvugo ngo ashimishe shebuja, byibuze shebuja mugabire bizatuma murekura ave mu bubata. Niko Dawidi yanditse Zaburi ye ya mbere, ravuga ngo we n'uwo muntu rero umva uko ateye, ngo amategeko y'Uwiteka ngo niyo yibwira ku manywa, ariko wowe wibwira Arsenal, Liverpool na Manchester, Sport na APR, waguze menshi n'waguzwe makeya. Amakuru yo mu Burayi ayo kuri Afrika ageze he? Shampiyona yasoje ryari zatangira ryari? Oya nimumbwire se rigezweho, ntuzingewe ngeze kuri seri runaka. Terekata amakuru ufite, hajaga filime kaka karatwika kakimanukira, wibira mu byo gutwika gusa. Umva gusa ngo nako gutwika, ngo kandi ngo ategereje ko shebuja jamugabira.
ndakurahiye penu w'amategeko onebrashatipa amategeko y'Uwiteka ayibwira ku manywa na nijoro hepfo akaba ngo bene uwo muntu azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi kigashora aniweni mafobetea imizisho kepadra emando wa kebuka emera guhinduka imbata ya Kristo naho twapfa tuzapfa tumwirigiye gukizwa kamabwire mana ndambwira ibintu bikomeye aleluya kamabwire ijambo ni munyumve gukizwa nta muntu ubibasha nta muntu ushobora agakiza nta muntu ushobora agakiza agakiza niko gashobora umuntu mu gihe cyose uzaba ugishobora agakiza uzamenye ko utarava iwanyu ndaguha urugero ngo ubyumve muvugisha ukuri muri imbere y'Imana sibyo wambara agapfukamunwa neza ugeze imbere yandi y'abavolonteri cyangwa abapo iyo bavuye imbere wakama uzi impamvu ni uko ugashobora kutarimura ugutwi bati wagutwi maze iminsi ndaba ngushyize hano wari wabikora ugutwi kwa yagushoboye rero ntiwakunyeganyeza urakubaha ugukarabiriza ahantu kuri ugusigiraho kuri urakubaha nyine kuko kwagize ute kwa yagushoboye kubera ko agakiza kigashobora umvise kuko kigashobora niyo mpamvu mu rusengero nimunyereke umuntu nk'inzoga murimo hano wari umuruza kandi nimunyereke umuntu usambana hano nimunyereke umurozi se bose bifashe nk'abagiye guhazwa ubu nyine bagashoboye ariko hengareka bagera hepfo hanga inzoga barazibetura umwe uvuga nk'isatura aravuga umuzi gutukana amangara arayimanuka mu rusengero agakiza aragashobora uramukanda bati mukurikire hejuru y'icyanyi wagera hanze wamukanda ati ngewe ntabwo nzi ubu nayamaramo ngenda umuzigaba urumva we iwacu turabega mu rusengero turagashobora agakiza mu rusengero gasora basi mu rusengero twese mu rusengero tuba turi abana biki abana Imana turaharuya haleluya abana Imana dukoma Imana make turayakomye abana Imana dusirimbe turasirimbye abana Imana dupfukamye turapfukama twarenga umuryango ariko urebye Batista nuwo mu bacu no njya mbona ameze nk'umuntu se nuwo mu bacu we ko mbona asagira ibintu menya ariko ngo kandi ngo mbese mu rusengero twabaye abana biki turagashoboye nyine dukirizwa igihe dusha none ariko hanze iyo urebye ukuntu agenda ubona agenda nk'abaki ariko hari igihe nyine yasetse ubona mu kanwa henda kuba nkawo mu bacu ko nabwo igitwe ukajya ubona nta nuwo mu bacu mbese kumva ntago mbese akahita agira kumva basi mu rusengero umva Dawidi yavuze Sara 15 yavuze ngo Uwiteka ninde uzaba ku musozi wawe ninde uzatura mu ihema ryawe ese ngo Dawidi yavuze ngo ninde mugabo uzasiga umugore akajya kwa mu rusengero
yarabaje ngo ninde uzaba mu buzima nk'ubwo abamari mu rusengero. Ninde uzaba mu buzima nk'ubwo abamari mu rusengero? Mu rusengero mushumba ari wumva umuntu atuko ni mu rusengero? Reka bagere mu rugo rero urebe. Dadavati ninde rero uzabishobora? Ninde ninde mugabo uzambara ipantaro akayikomeza igakomera nk'uko ikomera iri mu rusengero? Ninde mugore uzakenyera igitenge akagikomeza ijipo igakomera nk'uko ikomera iri mu rusengero? Urenze urukisengero yoroha bigenza ute? N'izuba riyoroshya. Ninde niko Dawidi abaje. Ninde? Oya, ninde uzagira ukuri nk'uko agira ari imbere y'Imana? Ninde uzavuga ati ndi umunyantege nke akabivugira akagenda yitwararitse nk'umunyantege nke no hanze? Ninde? Ariko Imana avuga ngo umugisha ati amina agenza gake imivuduko ini y'ubusa. Cyekora kurira mo siporo nyine, nakora mo siporo nta mwanya ujye ubona wa siporo. Mase ngo beshye ize sibidari se. Eka ntabwo nzabeshya abana, nzakubwiza ukuri namenye kabisa. Bibiliya igizwe n'ibintu bitatu simbivugaho. Icyambere igizwe n'ikintu cyitwa amahame. Kabiri amategeko. Gatatu amasezerano. Uko ari bitatu rero ikintu Imana ishinzwe ni ugusohoza amasezerano. Ariko se yasohoreza nde? Nuwahagaze mu mahame yayo akubariza amategeko. None amahame n'amategeko nibyo bitureba, twarabitaye ducunza amasezerano ntabwo muzayabona. Ni nkuko afata amabuye y'umweru ukaha inkoko ngo niyarare ngo zavamwe imishwi y'inkoko, ntayo. Niba ujya kubeshya se wasomye mu gutegeka kwa 2:28 haravuga ngo niwumvira amategeko ngo utegeka uyu munsi iyi migisha yose izakuza. Akayivuga wagera 15 hakavuga ngo ariko nutanyumvira iyi mivumo yose. None se amategeko n'amahame gukizwa uracyashobora agakiza? Niyo mpamvu urimo tuzajya mu ijuru kureba. Haleluya kabateko mana mama kadubire uzamumena ijisho n'ukuri yaransebeje tuzajya mu ijuru kureba ari kuri yagira amagambo mana aramvuga tuzajya mu ijuru kureba uri akatu aramusabye niyama tuzajya mu ijuru kangwa kungore kujya mu ijuru barizi uyu muntu ijuru ari kujya mu rya Kamonyi ni rya nyirakuru. Ega burya ntimuzavuge ngo ni irya so na so akubyara kujugunya hamunaniye. Ariko se tujye tuvuga kuri nk'abakristo, mureke tumese kamwe dukizwa cyangwa bitunanire dushayishe abakijijwe baturirire. Ariko we kucyatsi erega ntugategereze ko abantu ngo baguhanura ngo ndebera ngo niba Imana inyemera. Imana se ndakurebera ndusha umutima wawe ukuri. Mbere yuko nkurebera umutima wawe nkurusha ukuri. Hari aho wagira usiga, hari ibyo wavuze mutari kumwe no mu nzozi yewe urota usinziriye umutima ugati nubwo wasinzenge narebaga warose ibi.
none ngo nibakurebere, bande bakurebere, banza wirebe koko ukwiriye umugisha. Mukanyira bagutwiza murafata, ntabwo nagenda murakeda gusa, nagenda mbabwiye ibintu bibi gusa, ntabwo n'utundi twiza nose wagira ute kuko ntabwo nyine n'utundi twiza surumva nabava imbere. Mbega we terenga baririmbye ngo bari kuririmba ngo ambanati bese kajya ngo no gufashwa, kumbi ununtu bagaraye hano so mubabo bese yanga ko yanamwegera ko so mubabo ntabwo yamwegera kuko yavuze amanyanga ye kwa mushumba. Bese ndanahumiriza ntaza kumureba akambuza kujya mu mwuka. Nushaka icyo papiye kora n'ubundi umwuka ntuwujyamo, umwuka ntuva ku maso, umwuka uva imbere mu mutima. Byo kuzabona umwami Imana yiboneze nk'uko nawe agize ate aboneye. Ureka mbwira ikosa mujya mukora, kanyindi babwire ubu hano twicaye ni muru, ubu turi muki uyirindi zina iyo ubu twicaye gutya twakoze iki mubivuze neza mana we, Imana ibaho umugisha. Amake uzi impamvu byitwa amateraniro? Murabizi? Umva impamvu byitwa amateraniro. Nose ubu ni amateraniro angahe si rimwe mureba, ariko siko byiswe amateraniro. Amateraniro abaho ubundi na 3 ariko ndavuga 2. Dore ijya mbere ni iteraniro nge navanye iwanjye mu rugo rira indana, rira iteraniro ryanjye riri mu mutima, nterana n'Imana n'umwuka n'umwana, nkicara ngafashwa nta undirimbe nta ucuranze ntacyo numvishe, gutekeza ubwiza bw'Imana ngafashwa gusa nkumva ngiye gupfa, nkaza mvuga nti ndumva naturitse, ngakubita na mushumba yazanye irye n'umugore yazanye irye n'abatista n'uyu n'undi twese twayateranye akitwa amatera. Abinginzi bagira umuro batari bakwiriye ngo twirukane ngo abadayimoni mu rusanye ngo kwa Jesu ngo turakubita bya nyabingi ibidayimoni biza mu nzu y'Imana gusesa amateraniro. Nukuri n'imvune mu dutera, nge ninza n'iteraniro ryanjye iwanjye nkarivana mu rugo meze bo ndi gutogotera mu indani, ndi kumva indirimbo ibihambano by'umwuka, Zaburi nshya, inzandiko za Paulo, iza Yohana zinyuzuye, ndaza abadayimoni babona ahantu binjira, mfite Imana Data n'Umwana muri njyewe, ntabwo banyegera. Nawe nurizana nawe ukarizana, ahangaho umuriro uramanuka, ubwami buramanuka, imirimo y'Imana irakoreka naho tutasenga. Kwicara gusa iryanjye rahereza iry'urihereza uribiru, umwe avuga Zaburi ndavuga inzandiko mvuga ibihimbano, Imana ivuga ibitangaza bituragurika. Ariko kubera iki umuntu azana iteraniro ari umwe mu bantu 50, muri 50 bose bakaba baje bazanye abadayimoni mu mitima? Kuko dafite iteraniro hari ikindi giterano y'Imana n'Umwana n'Umwuka, iyo bavuye mu mutima hari ibindi bijyamo, kandi bijyamo si ibyubaha Imana ni ibirwanya iki Imana. Kambaho urugero, nta mwigisha uraza kubasura ngo yigishe mwese murambara, ikindi gihe bamutumire muvuga atumve yafinini nta kirimo kabisa, nteko cyagiye yararimo. Ubwo byagenze ute? Hari ubwo yaje yikorera akabari ku mutwe, yaje ntateranira afite. Hari abantu bazaramye hano baramye
baririmba urukundo rw'Imana, murire muvuze induru. Ejo bundi nibongera kwiririmba mujye bati mushumbura ntabona ko bari kutumara umwanya koko, bavuyeho kubera iki? Cyagiye bari bazanye amateraniro none baje ntayo bazanye. Iri ryo koza mukora ubu kano kanya ikirere muhagaze muganje nababonye mwavuye ahantu mbasanze hari ingine mumaze kujya mu buryo bwo kwegera Imana. Ubu mugumye ahangaha mugataha mumeze gutya mukaguma mu mateno, ukajya uteka imvange yawe uri muri aya materaniro, ukajya muri dushe ukayagumamo, ukajya mu kazi ukayagumamo. Ejo bundi wagaruka watangiye kumva ati nimuve icyo Imana igira ute ivuga kuko watindanye n'Imana. Umuririmbyi yaravuze ngo nugumana na Yesu uzasa nawe, ariko umwikozaho ugahita ugenda. Uzareba umuntu ucuruza amafi n'uyagura uhumuraho amafi nini kuko agumana nayo. None uri kwikoza ku Mana iminota 2 ukagenda ngo uzasa nayo guteze, tazi gutindana n'Imana. Tindana nayo urebe ukuntu usa, tindana n'Imana urebe ukuntu usa, tindana n'Imana urebe ukuntu abanzi bawe bazahura n'ingorane kandi utabasaba ibibi. Iyo tindanye n'Imana gusa, yaravuze ngo kuko wankuza akaramata icyo nicyo kizatuma ngukiza. Iravuga ngo kubwawe gusa nzatanga Ethiopia n'Isheba, nzemera amatanje ariko ubeho nuko watindanye n'Imana ugatindana nayo. Haleluya. Kambabwire ducyatwiza nsenge dasigara mudafashijwe ngo nanze ngo kubabwira ngo ibintu byiza ndaje mbibabwire nigendera n'ukuri. Haleluya. Sinjye ko mujye mwemera mwumva ukuri. Umvuka ijambo rivuga ravuga ngo nimumenye ukuri, ukuri kuzaba batu ngo kandi muzamubatuwe rwose. Umva akanakone mureke naka nkavuge kanakone akavuze. Haleluya. Mureke nkavuge. Gukizwa ni ukwizera Imana. Biravuga ngo umuntu niyatuza akanwa ke akizeza umutima we azakizwa. Kwizera iki ni intambwe ya mbere buteye. Ntidukwiye gukomeza kwizera gusa. Nibura aho ngaho uri waratakaye, ukwiye kurenga urwego rwo kwizera ugatera indi ntambwe ya kabiri, noneho Imana igahinduka nayo ikakwizera. Ukizera Imana ariko nayo ikakwizera, ugahinduka umwizerwa ku Mana. Ngaho mfasha byonyine, mfasha ndakwinginze, mfasha wizerwe n'umushumba hano. Mujyanye kure nakwizere gusa, nakwizere. Bamutumire muri Amerika, abafite ubukwe agomba gusezeranya, urebe ukuntu akohereza ku izina rye. Yakwizeye nyine, nakwizere gusa. Nushaka kuziterano ryuzuye yabwe madama ati ndakwinginze icara mu mwanya wanjye, yicara. Sinakunda yumvira iterano hanze, uriya amba ku mutima. Uwo ni umuntu. Ngaho izerwe n'Imana, izerwe n'Imana si kuburira intebe. Oya, izerwe n'Imana. Abantu baguhagurukire ureba uburyo kibapfa, ureba nta numwe wasabiye nabi. Izerwe n'Imana gusa. Oya, izerwe n'Imana. Abazavuga ntibazabura, abazakurwanya ntibazabura, ariko uko bwije nuko bukeye uzajya uva mu bwiza ujya mu bundi. Kuko abakuvuga ntabwo ari bo bakora, abakuvuga si bo bahindura amateka, abakuvuga si bo bashingira, abakuvuga si bo babeshaho, abakurwanya si bo bazamura, abakwanga si bo bakomeza. Iyo ikomeza niba ikugira icyizere. Ariko ndaneze abahari batere haleluya. Niwizerwa n'Imana urebe ikiba.
none ujya wumva uri umwizerwa wowe? Umva umugabo Imana yizene kuvuga nka batanu, mvuga umwe. Eliya twasomye. Eliya yizewe n'Imana agira ku kigero akora ibintu atabwiye Imana. None wajya gucuza n'inyanya utavuye kanyarira mu yitatu. Burya cyane ikimenyetso cy'uko uzi ko Imana itakwizera. No, don't kuri Imana. Mbarahije kuri une mureba nge sibye ko najya kwa mushumba Dari ariko ndamutse ngiye atanahari madamu yo kukwazi uwo ndi wo muri famille wa kumi nkoka dahamagaye umugabo biroroshye kandi umugabo akanezezwa nuko yakoze icyo ari gukorana wagize ate ahari. Icyo ni ikimenyetso cyo kwizera. None iyo utizerwa rero nawe ubika uko nawe ubizi ko Imana itakwizera ikintu cyose ugiye gukora urabanza ukajya kubaza. Wasengeye amafaranga y'ubucuruzi irayaguha ariko sinose Imana njye muri dodo njye mu myenda njye mu makanzu njye he nta cyizere nyine urabizi. kandi yabwiye Aburahamu ngo wowe nzaguhindura umugisha nawe uzakandagira. Ntabwo ibyo yabishyikira arabizi ko umutima utari connected n'Imana. Arabizi. Gukunda umuntu nakagukunda kugira ngo muzabane birasaba imyaka 3 nguri kumwiga unamusengere kuko urabizi ko ntabwo wizeranye n'Imana. Ubundi uzi ko Imana ikwizera wayibwiye ati rero uyu muntu ubwo namukunze hari kamera afite nge ntazi iri joro raruzikamuye zishiremo umushyiremo izihuye n'izo nshaka kugira ngo nzakomeze gukiranuka. Urakoze ko wabishoje ejo ukazana ituro ryo gushimira iki Imana. Burya byabaye niba wizerwa nayo. Icyifuzo cy'umukiranutsi ni ihame. Kimwibukaze ko Mose yavuguruje Imana bati njye ubwo ko ndabwica nafashe uburakari. Imana Mose ati bureze gatoya wihuse icyemezo ufashe ntabwo ari cyo nyine ntabwo nibukemere ntikubera ikize uragira ngo abanyegiputa bazaduseke ko nge nawe twabuze imbaraga zo kubageza i Kanani kwe haya bive. Imana ati ikintu uvuze nicyo. Ariko ngendagira ngo uve mu bintu uri gusaba byose n'ibitoya bishyire hasi. Saba Imana iguhe kwimenya. Umurembyi nuko yarayimyava ngo numugisha ukomeye kumenya Yesu. Kumenya Yesu bwabyo niwo mugisha. Kwumva Eliya Imana iramwizera agira ku kigero ajya kwa Ahabu atabisomye ntiyabirose ntajwi yumvishe abati kinzanye nje guhagarika imvura kandi ni imyaka 3 n'amezi 6 yewe ni kimwe ndagifunze kuzageza ubwo ngewe Eliya yigeze avuga Imana ngewe Eliya nzabi yabivuze nyina azi neza ko Imana itamumwaza. Irabizi ko nanjye icyo mvuze mba navuze turizera ngo amaze kubikora arigendera abahuye n'Imana. Imana ati nonse nshuti yanjye kuhagaritse imvura n'ikime uzabahute. Avuga ati cyo si ikibazo nge naho napfa ariko nanga gasuzuguro mpagana dusuzugure nge na ndayihagaritse nanzapfe usigare wubashywe ariko nta. Imana ati sinshobora gukunda upfa sinakunda upfa kandi sinagukoze iki iramubwira tuve mwana wa utugezi twose turakama ikime cyose kirakama ikirere cyose kirahagarara ariko akagezi kawe animandoragre periwifo meniko tandorabi periweka fobinas aniwigayi eshandoa
kubabarirwa, ariko irembo ryawe, ariko irembo ryanjye, ariko irembo ryanjye, ariko irembo ryanjye, ariko irembo ryanjye ntabwo rizugarirwa, ubwo Uwiteka ari mu ruhande. Abanyumvise bagejuru batera haleluya. Isira y'umukiranutsi zasigara, tweza bizatera, amapfa azatera, ariko inzira y'umukiranutsi irahari. Twara zizaba byinshi, amakuba azaba menshi, Imana iguha umugisha, ariko ibyago n'amakuba ku mukiranutsi Imana iredi kubimukiza. Ikibazo si intambara, ikibazo si ibigeragezo, ikibazo ni uko uri kure, nturi umwizerwa ku Uwiteka. Naratangaje, wibaza aka kantu kuri kw'Imana. Reba ahantu Imana yizera umwana w'umusore, umwana w'iki umuki, ikamwa ngo jya kubana n'umupfakazi, jya kubana n'umupfakazi n'umusore. Iravuga ati ngenda kwizera nta mahano uzakora, nubwo ari umupfakazi jyayo. Wowe nta butumwa yaguha bwo gusura n'umugore muri biro. Oya mama, wowe yabugwa bwo kujya kuba ku mupfakazi. Muko wowe yagutuma yose, wowe tumutegere mu muhanda agenda mu nzira, ubumubwira ugende naho kuntu nkuzi n'agakiza kawe reka. Ngo kandi ngo rigushaka ngo akazi ngo muri biroma. Ubwo niba Imana itakwizera nigerageza uwatabawe ikakoherezayo nawe udashobotse, niba udashobotse urumva Imana ikohereza umuntu watabawe? Twubahirize amabwiriza yo kwirinda icyorezo cyitwa COVID. Twifate gutyo ukebuke mwene so, umubwire ngo ni ukuri inzira y'umukiranutsi Imana izayisiga. Bimubwire ni ukuri, bimubwire, mubwire ngo kiranuka, mubwire ngo kiranuka gusa, kiranuka gusa, inzira yawe irahari, kiranuka byonyine, inzira yawe irahari. Funga amatwi we kumva iby'isi kubwira, funga amatwi kumva amagambo y'abantu, funga amaso we kureba intambara zihagurutse. Oya, kiranuka gusa, Imana izagucira inzira. Ababyakiriye batera haleluya. Ndashoje, bineza bivuga ngarutse. Murakoze. Tekereza, ndashaka gusengera umuntu ushaka gukizwa, kavati njya burya nabagahanda akijijwe. Haguruka kandi nutinda nahita nsenga. Gukizwa numvise gukizwa icyo ari cyo. Haguruka rwose, haguruka tugusengere. Reka Imana itanze amahirwe ntugasinzire. Reka hari ibintu Satani atubeshya akatubwira ngo uzakizwe ejo. Ninde wabwiye ko dufite igihe? Ejo hashize saa hacu, n'ejo hazaza saa hacu. Ni ukuri kose saa 11 n'igice saa hacu. Ahacu ni none se ubwo n'iki Kristo azaza ryari? Abishatse ko yaza none amugihaguruka, uratinda se uzakizwa ryari? Irwane ubwira Imana ngo agakiza nagashoboraga, ariko ndashaka yuko kagira ute kashobora. Kandi asaba umukozi w'Imana Jean Baptiste ni uri buza kutwingingira Imana, atubwirira Imana ngo Mana ijambo riradutsinze, turashaka gushoborwa n'agakiza, tukaba abana b'Imana isumba byose, tukaba mu bintu tubibayemo twe gutera waraza. Twubahirize amabwiriza, twubahirize amahame n'amategeko, Imana izatugirira neza. Mumumera umuti
muhe mikrofone usengera abantu b'Imana bakizwe. Numara kubasengera mushumba aracyahari aze gusengera ibyifuzo asabira abantu inzira. Ubasengere pe, umwuka w'Imana kurimo, ubasengere pe. Kandi ndababwiza ukuri, nimuhagarara mu kuri, n'ukuri mbivuga imbere y'Imana, Imana izakora iby'imbaraga. Imana yamuribaho umugisha mu izina rya Yesu, amen. Mana data wa twese uri mu ijuru, Mana yumva gusenga. Uko tureba dutya iteraniro ryose tumaze kumva ijambo ryawe, twisubiyemo turatekereza dusanga igihe kinini agakiza twaragashoboye. Nicyo gituma benshi bakunda kugenda bavuga ngo kaba imbere mu mitima, ariko imirimo igaragara inyuma rigayisha izina ryawe. Duciye bugufi, turasenze tukwinginga ngo imbabazi zawe zimanukire kuri buri umwe, kandi uhereye none agakiza kadushobore twe kongera kugashobora. Duhe imbaraga z'agakiza, duhe imbaraga z'agakiza. Nibyo koko Pawulo yaravuze ngo njya gukora icyiza ikibi kikantanga imbere, ariko arahindukira aravuga ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Duhe imbaraga zo gutsinda ikibi, duhe imbaraga zo kunesha icyaha, duhe imbaraga zo gusiga byose, duhindukire kandi duhinduke rwose tugize n'imitima mishya. Buri muntu wese uhagurutse muri uyu mwanya ndasenze ngo imbaraga y'agakiza imanukire mu bugingo bwe, imbaraga y'agakiza iture mu mutima we, igendere muri we, ikorere muri we. Amavuta ahohora, amavuta akiza, amavuta azamura, amavuta ahindura amanukire mu bugingo bwacu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uhereye aka kanya reka buri wese ahinduke umuntu udasanzwe. Uko yatubonaga itubone bundi bushya twahindutse, uko yabonaga uyu musore imubone bundi bushya, uko yabonaga uyu mukobwa imubone bundi bushya, uko yabonaga uyu mugabo imubone bundi bushya, uko yabonaga iyi miryango iyibone bundi bushya. Nyemerera nkwinginge papa, iri jambo rihinduka ubuzima bw'uryakiriye, iri jambo rihinduka ubuzima bw'uryakiriye, kandi rireba amateka akomeye mu buzima bwa buri mwumwe, kandi buri wese ahindurwe n'iri jambo, yubakwe n'iri jambo, atura muri iri jambo, agendera muri iri jambo, maze ubutsinzi bwawe buganza ubugingo bwacu. Ndagushimiye ko inzira y'umukirano tutazayisiba, ndagushimiye ko inzira y'umukirano isigaye. Uyu muntu ukiranutse none inzira yurayiremye, uyu muntu wemeye gukiranuka inzira yishizeho, uyu muntu wemeye gukiranuka inzira yurayiremye ntabwo izasibangana. Izina ryawe nirihimbazwe. Ndagushimiye kubw'imbabazi zawe, ndagushimiye kubw'agakiza gashya, ndagushimiye kubw'imbaraga nshya, ndagushimiye kubw'amavuta umanuye icyubahiro n'ikibi cyawe, ndagushimiye ko wigaragarije abantu buri wese agiye kukubona. Tugukomeye amashyi, tukuvugirije impundu kubw'imirimo y'amaboko yawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Komera Imana amashyi, uvugirize Imana impundu mu izina rya Yesu.